Yes, alright. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity of Rwanda. Rero nkuko mumaze kumenyera hano twebwe tuba tushishikajwe no kubagezaho updates haba mu kazi cyase ku ma scholarship kugira ngo dukomeze tugende tunogerwa n'iterambere tuba tugenda tuzanirwa cyangwa se amahirwe aba aza around. Rero tizinzo magambo tugiye kuza kubabwira ku myanya isaga 30 y'akazi bashije yaje kuba yaboneka ahantu hatandukanye. Turaza tugenda tuvuga insha make just nko kumenyesha ko iyo myanya ihari, iyo bishoboka tukwereka uburyo ki wakora application, tukubwira na deadline kugira utegure ibyangombwa ku buryo bwihuse, bite tunakwereka uburyo ki wahita utegura amadokima niba hari ayo udafite. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity of Rwanda, wakanda subscribe, share, ubundi tukagenda tubana gatanu kandi tukubaka umuyoboro uhamye kandi ukomeye uzatugeza kuri byinshi. Rero tudatinze, National Limited ya Salesman hano ni ku bantu biyumva mu bushobozi bwo kuba bacuruza, ukaba wumva nyine ko washobora gucuruza ibikoresho bya company. Ubwo hano ho ntabwo hakenewe ngo wiza amashuri angahe naho waba utarize, ariko ukaba ufite ubwo bumenyi umva wacuruza wemerewe gukora application. Naho turaza kureba ibisabwa ngo ni ibiki. Imyanya ikenewe ni 10 nkuko hano mubibona, number of position imyanya 10. Tugiye kuza tubigarukemo hano neza, tuze gusobanura buri kintu kimwe cyose gikenewe kugira ukore application hano kuri Humming International. Noneho turaza turebe n'ubundi mu Kagera naho haje kuba habonekamo indi myanya nanone imeze neza. Hari cooks, hakaza waiter and waitress, hakaza housekeepers. Noneho yes, niyo myanya ihari hose hamwe bakeneye abakozi 19. Noneho ikindi turaza kureba habonetse n'undi mwanya hano muri umutanguha finance company. Naho ubwo ngubwo tukaza kuba naho turawuvugaho mu ncamake, tukareba eti ese bakeneye abakozi bangahe, deadline ni ryari, kugira ngo niba ufite gahunda yo gukora application uze guhita ukora application hakiri kare. Rero ubwo ikintu usabwa wowe ni ukuza kumva muri imyanya tumaze kuvuga, ukaza kumva uri buze kuba wakeneraho ko ukoraho application. Igihe urakenera nimero zacu ngo tube twagufasha cyangwa se hari guidance ukeneye cyangwa se assistance, uraza kutwandikira kuri nimero yacu tudahwema kubasigira mu mavideo yose tubakorera, kandi tukaba tuyibasigira no kuri screen at the end of video. Ntitwagira tutabahaye nimero mushobora kudushakiraho, kandi muri comment muze murahareba kuko ariho inshuro nyinshi dushobora gushira ama link make, andi ma link yose aba ari muri description. No tudatinze reka dutangire turebe tise ubwo, kubera yuko ndumva umwanya tuza gutindaho ni umwanya wo gucuruza ibikoresho bya company ya Humming International. Niho turi buze gutinda kugira ngo buri wese ashobora kuba yakwisangamo. Ahubwo hano muri mifotora nkuko umaze, noneho hano tugeze kuri Humming International nkuko twayibonye, ni ikigo gikora ibintu by'amaplastike. Noneho ubwo tugiye kuza turebe atese ibikoresho byacyo biba bimeze bite, ese kubicuruza wabibonera abakiriye. Iki kigo nk'isanzwe ni uruganda nyine rukorera mu imasoro, yes, aho inganda ziherereye ubusanzwe. Asigaye tugiye kuza turebe atese uyu mwanya wo gucuruza, nubwo nta mashuri bavuze basaba, naho waba utarize kuvuga ngo wize ibintu runaka bijyanye no gucuruza ati wakora application, ese ni ibiki bisabwa? Of course birumvikana, reka nze tuze turebe. Humming International Factory Limited is a Chinese, ni ikigo cy'abashinwa enterprise with a total investment of 3 million US. Ibingibi singombwa kuba twabijyamo, umvise ko ari ikigo cy'abashinwa. Ahubwo reka twirebere kuri job summary. We are looking at motivated and result driven salesman to promote the sell our products. The idea should be customer focused or the capable of meeting sales target. Okay, murumva rwose hano ikintu cya mbere nabashaka abantu bo kuzajya bacuruza ibikoresho bakora cyangwa se product bo baba bakoze kugira ngo bibe byagera ku bakiriya babo. Ariko ubwo no kuvuga ngo
ikintu cya mbere inshingano uzaba ufite identify and approach potential customers. Ugomba kuba wamenya ese umukiriya wa nyawe ninde, aherereye he, ukaba wanamwaprochinga. Promote and sell company products, ukaba witeguye kwamamaza ndetse no kugurisha product za company. Maintain strong customer relationship, ukaza kuba wagira umubano udasanzwe n'abakiriya. Achieve assigned sales target, ukaba wakwachivinga target cyase intego z'uwo murimo cyase z'ubucuruzi baguhaye, bagushaye intego. Then prepare daily and weekly sales report, ukazajya utanga report ya buri munsi y'ibyakozwe ndetse na buri cyumweru. Noneho provide after sales support to clients, noneho ukaza kuba hari support watanga ku bakiriya. For example, aguze ibikoresho, ukaba wagira iki, wamufasha kubideriva abijyana hehe iwe cyangwa se aho abikeneye. Ubwo tugiye kuza turebe kuri requirement, turebe n'umushahara. Hano ho bahise banabivuga, umushahara dore ni ibihumbi 60 bya buri kwezi, ugahabwa ibihumbi 5 bya buri munsi bya transport, ndetse ugahabwa na bonus probation of 3 to 6. Murumva ko hano amafaranga noneho aba ari menshi cyane. Noneho ubwo tugiye kureba kuri requirement, hari proven experience in sales and related roles. Ugomba kuba ufite nyine ufite proved experience, cyase waracuruje nyine bikaba bigaragara ko wacuruje, sibyo? Cyase atari mu bucuruzi cyase muri related roles, ubwo nko kwamamaza ukaba ufitemo nanone experience, ukaba ufite strong communication and negotiation skills, ukaba uri wa muntu ushobora kuba wakumvikana n'umuntu bigakunda nyine mukaganira bigacamo. Ability to meet targeted and work under pressure, ukaza kugira iki, kuba wakora ukaba wageza ku ntego baba baguhaye, ndetse ukaba ushoboye no kuba wakora ugakora cyane neza kuri pressure. Noneho hakaza kuba hari ufite basic computer skills nko kwinjiza amadata muri Microsoft Excel, uzi kwandika Word document. Ubwo nyine izo skills ugomba kuza kuba uzifite. Have relevant professionalism and integrity, noneho ukaza kuba ufite ubunyamwuga nyine n'ubunyangamugayo. And must be good in English, ukaba uzi kuvuga icyongereza neza. Then target ni kuba ushobora gucuruza ibintu bya miliyoni 3 in 3 months in sales revenue. Ubwo urumva kuba wacuruza ibintu bya miliyoni 3 mu gihe cy'amezi 3. Hari n'ushobora gucuruza rwose agacuruza n'amafaranga arenga miliyoni 5 mu mezi no mu kwezi kumwe, biterwa wowe na skills ufite mu gucuruza. Noneho hano tugiye kureba ese aya mafaranga ubuhembwa ufashe ibihumbi 60 ukongeraho ibi bihumbi 5, ubwo no kuvuga ngo 5 bya buri munsi mu minsi 10, urumva haza kuba ari amafaranga agera mu bihumbi 50. Ufashe kwezi ubwo byaba ari ibihumbi 150, wabiteranya hariya biraza guhita yo 210, wakongeraho bonus. Aya mafaranga bari menshi cyane. Ubwo no kuvuga uzi gucuruza ukaba ubyumva cyane, aka kazi nikagucike. Kandi kwa kundi wavuga ngo none ngo nta diplome mfite ngisa neza, oya ntabwo ari ukuvuga ngo diplome, kuko hano kuri education, in fact turabona kuri education level it is not specified, kubera ko kuvuga ngo uzi gucuruza, umenye bwo gucuruza ntabwo ari bwa bundi twiga mu kayi, ahubwo ni bwa bumenyi bundi umuntu aba afite. Rero ukuntu ushobora kuba wakora application cyangwa se bishobora kuba byasabwa, ubundi uraza hano ugakanda apply. Ubwo iyo usoje wowe uraza ukuzuza iyi fomu. Iyo wujuje no fomu uraza ugahita hano ushiraho cover letter nkuko tumaze kubimenyera. Ubundi hano muri job in Rwanda icyo tumenyereye cyase icyo tuzi nuko ushiramo impamyabumenyi ufite, attach other files cyase ushiramo resume yawe cyase CV. Ubwo wasoza ugashiraho nandi mafile ashobora kuvuga ese ni ibiki wize, niba hari experience ufite, ugashiramo ayo madokima yawe. Asige wasoza, urabona ko hano biba bimeze neza. Indi mivugaho uraza, niba ari Kinyarwanda cyangwa Icyongereza ureba level ukivugaho, niba ari advanced cyangwa fluent ukaza ukaba wakanda aho bijyanye nyine nta uhasigaye bikaza guhita birangira.
ubwo rero deadline for application kugira naho tuze kuhareba utaza kwirara ngo uzakora application wazajya kureba ugasanga byararangiye. Reka turebe atese deadline for application ni ryari. Application izarangira, application deadline izarangira tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Murabona rwose ahangaha ho ni igihe kirekire ubwo uzakirana gukora application azagerageza. Noneho ubwo igikurikiyeho tugiye kuza kureba atese ino myanya yo mu Kagera yo bimeze bite. Hari cooks, hari waitress, hari housekeeper. Noneho iyi myanya nayo ubwo uraza ugahita ureba atese ni gute wakora application. Icyambere hano entry level cyangwa se experience bagiye bavuga umwaka umwe kugira ku myaka 3. Ubwo naho waza guhita ureba niba wowe wenda ibintu bijyanye no kuba reka dufungura umwanya umwe turebe kugira tutaza kuvuga ibitajyanye. Okay, hano kuri cooks okay byafungutse. Kuri minimum requirement ugomba kuba ufite relevant experience in hospitality bundi ni nko gutanga ikaze cyangwa se kwakira abantu, housekeeping, food preparation and cleaning services or customer services. Ubwo no kuvuga ngo niba wowe ufite experience warabayeho warakoze muri hospitality, muri housekeeping, mu gutegura ibyo kurya cyangwa se muri services za cleaning abakirina, ubwo cyase muri customer services hano kuri babantu babayeho ba customer care n'abandi, ubwo mwebwe hano rwose muremerewe, ni mwebwe muhawe ikaze mwaza guhita mukora application. Ubwo izindi skills nazo ziba zihari waza ukabireba muri application. Kiba gikenewe ugomba kuba ufite 7 nanone n'abarifera 3 urumva bari professional mu bagukoresheje ubwo mbere, ukaba ufite academic transcript cyangwa se certificates of competence, ukagira ID, ukagira criminal record, medical certificate and any supporting document. Ubwo hano naho murabyumva cyane. Noneho ikindi kintu gihari kuri criminal record murabizi kikunda no gutinda. Ubwo ku bantu baba zifite rwose ikintu cyaba gisigaye no kujya kwa muganga bakaguhereza medical record. Ubwo medical certificate. Ubwo igikurikiyeho n'indi myanya yose ni gutya mwabireba, ntabwo bigoye. Wowe uraza ukajya kuri uwo mwanya, warangiza ugahita umanuka ukaza ukareba atese ibikenewe ni ibihe kugira ngo nkore application. None ubwo nukuvuga ngo hano ho kuri relevant experience in hospitality, housekeeping, food, urumva byose ni kimwe. Imyanya na abantu 6. Urabona ko na ibikenewe ni nka hahandi hambere. Noneho ku mwanya wundi tutarebyeho n'uwuhe cooks urumva n'ubundi na abantu bashobora kuba bategura amafunguro, ntabwo naho tuza kubigarukaho, ahubwo reka tuze duhite tujya kuri umutanguha turebe naho ngo bimeze. Hano naho ni imyanya 5 relevant spirit. Urumva hano hose ibikenewe ni bimwe. Niba wowe ufite ubumenyi muri housekeeping, ushobora kuba ufite ubumenyi muri food preparation, warakozeho cleaning services, warabaye umukirina, ufite ubumenyi muri hospitality cyangwa se muri customer services, ubwo wowe hano ni mwebwe mugomba gukora application. Ubwo muhite mukora application hakiri kare. Ubwo igisigaye tugiye kuza turebe akandi kazi kabonetse mu mutanguha finance company. Na akazi k'abakashiya cyangwa se tellers. Umuntu ushaka kuba umukashiya nanone nawe agomba kuza kuba yareba hano akareba ibisabwa ngo ni ibiki, noneho nawe akaza kuba yakora application. Ubwo hano ho application izarangira ku tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu saa 11 za nimugoroba. Ubwo hano nawe wakora application. Ubwo ukora application wowe amadokima yose uyohereza kuri no email ufc recruitment@ufinance. ubwo n'umutango wa finance.co.rw. asigaye
ugacungana na tariki ya deadline tariki 18. Rero murumva yuko rwose ino myanya ni imyanya myiza kandi ishobora kuba abenshi muri buze kuyigiramo amahirwe. Wowe ikintu cya mbere ukora niba ari bwo ubugeza hano kuri Onebu Opportunity Hub Rwanda, ukanda subscribe, share and comment. Inama nabagira ya nyuma nuko amadokima wowe uba ufite muri telefone yawe cyangwa se usevinze wumva ateguye, for example niba ari CV ibigomba kuba updated, ugashiramo skills zijyanye na nuza na skills bavuze cyangwa se qualification bavuze muri ako kazi. Iyo uyikoresheje uko yari imeze imbere inshuro nyinshi ntabwo iba yubatse neza, ubusanga abandi bahise bagira iki bakujyana umwanya. Rero niba ushobora kuba wadukenera ngo tube twagira icyo tugufasha ese mu gusubmitting application cyangwa se document n'ibiki, wowe utwandikira kuri nimero yacu ariyo 0722185042. ndayisubiramo ni 0722185042, asigaye tukagufasha uko ubyifuza. Rero bye bye, muze kugira amahirwe masa kandi muze mwibuka kuba mwaza kumumotivating mvati wenda Onebu nabonye amatangazo kuri channel yanyu cyangwa se ku muyoboro wanyu yabyaza umusaruro nanjye ibintu bimeze gutya. Ibyo biradufasha cyane kandi biranadushimisha. Bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza.